hari urugendo Papa Francis yari yarakoze cyangwa se hari aho yaragejeje gutuma isi igenda mu cyerekezo abayobora isi globalists bashaka ko isi yerekeramo. Yarakoze ibikorwa bitandukanye, yaranditse inyandiko nyinshi zitandukanye zigomba gushyira abantu mu murongo umwe kugira ngo abantu nyine bajye mu cyerekezo kimwe. Papa Francis ni umwe mu bapapa ba mbere babayeho, cyangwa se navuga ngo mu bapapa bose babayeho ari muri bake bakoze ibintu bidasanzwe. Ushobora kureba wenda ukasanga amateka hari abapapa babayeho bakoze ibyo twakwita ibintu bikomeye, ibintu bidasanzwe, ibintu by'imbaraga zikomeye, ukavuga uti ariko Papa Francis ntabwo yagombye kuza muri abo ngavuga ngo ba mbere. Hari byinshi wabuhereyeho uvuga utyo, ariko hari kimwe tutakirengagiza. Tuzi neza ko mu bapapa babayeho usibye mu myaka yashize mu kinyejana nk'icya 10, 12, 13, 14, 15, ariko mu myaka ya nyuma y'1798 abapapa bagiye gukora inshingano zigiye zitandukanye, ariko uyu uhise Papa Francis arabahiga kuko yakoze ibintu byinshi icyarimwe, haba kuri politiki, haba kuri religion ndetse no ku buzima. Uyu ni watumye cyangwa wongeye guhamagara isi yose guhuriza hamwe ibisa nkaho bitarashobokaga, binajyanye no kuba uyu munsi ari ibintu bitandukanye abantu benshi. Hariho politiki isa nayo itandukanya abantu cyane cyane muri kino gihe, hariho iyobokamana naryo isa n'iri gutandukanya abantu cyane, hariho nanone kandi ibijyanye n'iby'ubuzima nabyo burya hari ubwo bitanya abantu cyane cyane nk'iyo ari ibibazo by'ubuzima cyangwa se nk'ibyorezo, nubwo ku rundi ruhande hari igihe biherwa kugira ngo bihuze abantu. Birumvikana ko yakoze inshingano zikomeye, guhamagarira isi gushyira hamwe mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, guhamagarira isi kurwanya intambara. Papa Francis yakoze inshingano nyinshi, yakoze ibintu byinshi, ingendo nyinshi kugira ngo azane isi mu murongo umwe. Uyu yitwa Papa Leo wa 14. Benshi bari bategereje kubona nyine usimbura Papa Francis, nawe aza yavuze ko agiye kuzakora, agiye gutatira ikirenge mu cya Papa Francis. Muri make agiye gukomeza inzira yatangiye na Papa Francis. Reka mbabwire, kuva ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi bw'Upapa bwa Papa Francis, isi yinjiye mu kindi cyerekezo, new era. Nzi neza ko bamwe bashobora kutabyemera, bamwe bashobora gushinga impaka, ariko niko kuri. Kandi muri buri cyiciro cyose cy'ubuzima, economy, mu bukungu, mu burezi, mu mutekano, muri politike, mu yobokamana, aho hose habayemo impinduka zikomeye. Ibyo ni ibintu bizwi, ni ibintu buri wese azi neza ko byabayemo impinduka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kugira ngo rero izi mpinduka zigaragarire buri muntu wese, ntabwo wavuga ko ari ikintu cyoroshye cyangwa se akantu umuntu yakita kari akantu gatoya. Ntabwo byoroshye kugira ngo buri muntu wese abone ko hari ikintu cyabaye, hari impinduka zabayeho, ariko ukuri ko nuko hari impinduka zabaye muri buri cyiciro. Ubu isi ifite icyo bita Francis economy, ubukungu bwa Francis. Isi ifite icyitwa Francis education, uburezi bwa Francis burimo no kwigisha indi miterere y'imiryango. Imiryango ubu ngubu ntabwo ikiri imiryango ibiri, umuryango uwapfakaye cyangwa se uwibana, n'umuryango w'umugabo n'umugore n'abana. Imiryango yabaye migari, harimo n'umuryango w'umugabo n'umwana, umugore n'umugore n'umwana. Mwese mwumva icyerekezo. Si ibyo gusa, harimo uburezi bwa Francis bwo kwiga iminsi 6 mu cyumweru. Ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gupromoting icyo kintu, kwiga 6 mu cyumweru. Bwa mbere bagashingira bavuga ngo nabana badafite ubumenyi, bagenda gake cyane mu mashuri, bagomba gufashwa n'abarimu kugira bagere ku rugero rw'abandi, really. Ariko bikarangira bibaye itegeko ko abanyeshuri bagomba kujya ku ishuri ku isabato, on Saturday. Ibyo biri muri gahunda projet ya Francis education. Nubona iwanyu bikozwe ntujye ngo ni leta y'iwanyu yabisemo, no, nabo barabitegetswe ngo bikore. Si ibyo gusa, harimo n'ibindi byinshi, ubukungu bugenzurirwa hamwe, nk'ibyo ngibyo. Yise Francis kubw'ikintu gikomeye cyane yarazanye mu isi. Yaragendeye ku mateka ya François d'Assise, wari ufite umutima wo kwita ku byaremwe.
murika ko hariho nacyo gihe cyo mu gihe cya François d'Assise cyangwa se umutima François d'Assise wariyeho bahimba indirimbo zimo brother moon and sister, brother sun and sister moon, bahimba indirimbo nyine y'ibyaremwe. Nazi ko na Papa Francis mu rwandiko rwe rwiswe Laudato Si yagarutse kuri ibyo ngibyo. Uyu wamusimbuye Leo 14 we yise Leo, turaza kuri impamvu yise Leo, ariko nawe ni impamvu ikomeye cyane kandi koko biza kutuma akomeza yanzira atangijwe na Francis, kandi biraza kugaragara. Bwa mbere yatanze ubutumwa kuri Putin muri ya ntambara yo mu Burusiya na Ukraine, intambara nabwiye ko yarangiye mu buryo buri religion, igisigariye ukurambika intwaro, ariko icyo yari gambire cyararangiye. Rero bagusumba gusaba uwayitangije agahagarika kuko akazi karakozwe. Si ibyo gusa, yanasabye abandi ba perezida bo mwisi ikintu gikomeye, turaza kubireba, ariko asaba itangazamakuru naryo kumwumvira. Ubundi mu bantu baba ari ingenzi cyane mwisi, abanyamakuru babamo kimwe n'abanyapolitike bashobora kujyana ibintu mu ruhande rwiza cyangwa se rubi, ibyo ni ibintu mumenyereye. Rero yabasabye kujya mu cyerekezo ashaka kwerekezamo ibintu, turaza kubireba. Mbere ya byose Imana ibane natwe, kadusenge. Data wa twese, Imana igira neza, tugushimikira nabwo icyubahiro. Turakunezerewe cyane kandi tuzi neza kuri bubane natwe, udufashe kugira ngo twumve neza isa duhagazemo n'igihe turimo, tumenye n'ibiki bijya mbere, kugira ngo twe gutungurwa no gusura k'ubuhanuzi, ahubwo bisange twiteguye dugufite mu mitima, mu izina rya Yesu, amen. Friend, ntabwo kubana n'Imana bivuze ngo ube mu idini runaka. Aya, ubundi ikintu kitwiyoboka Imana ni igipiri, ni ikintu cy'igipiratana abantu bashyizeho. Ubundi icyo birivuga ni ubutumwa bwiza, gospel. Ubutumwa bwiza butandukanye na religion, iyoboka Imana, total different, biratandukanye cyane byihabye. Muri religion cyangwa se iyoboka Imana niho tubona icyitwa churches, aya madini. Iyo mvuze churches ntabwo mba mvuze ziriya churches zo mu ijambo ry'Imana, kuko hari ubwo iyo tuvuze ng'itorero cyangwa se idini abantu bahita babyumva ibi biriho, cyangwa se bashaka kubyumva akabyumva mu bundi buryo bwa Bibiliya. Iyo tuvuga amadini n'amatorero mwumva ibyo mvuze, za denominations nizo mba mvuze, aya makipe y'amatsinda y'abantu afite imirongo agenderaho, ayo niyo mba mvuze. Mu gihe church, itorero nyaryo rya Bibiliya ribaho ku bwa gospel, ubutumwa bwiza. Iryo ryo riri stable and permanently, rihoraho kandi rihagaze bwuma, kuko nyiraryo ntabwo ajya hinduka. Uko ryari mu gihe cy'intumwa na n'uyu munsi niko riri. Ntabwo itorero ry'Imana rijya rihinduka, hahinduka abantu, hagahinduka iby'abisi, ariko iby'Imana byo ntabwo bihinduka, no change. Ariyo mpamvu uyu munsi usanga abantu bavuga ngo ni itorero ry'Imana, bibeshya cyane, bakora ibitandukanye n'iby'intumwa zakoraga. None ubwo ni itorero ry'Imana? Imana sirahinduka, ntabwo igira new version. Icyakora ribaho mu bihe bitandukanye binakomeye, ibyo ntabwo ibyo tugiye kwibandaho cyane. Rero nagira ngo mbabwire, bivugiye gusa kugira ngo tumenye neza inkubiri ziriho mu isi, ndetse n'umuntu amenye neza uruhande agomba guhagararaho. Kuba uri umwana w'Imana ntabwo bishingiye ku idini ubarizwamo, no. Ntabwo kuba umwana w'Imana bishingiye ku Burundi Adventiste, uribeshya cyane. Ntabwo kugira ngo umwana w'Imana bishingiye ku umwa ADPR, waba wishuka, cyangwa se uri umuyisilamu, cyangwa se uri umukatolike. Oya, kuba uri umwana w'Imana nuko warabatuwe na gospel, ubutumwa bwiza, gospel. Ubutumwa bwiza buvuga iki? Iyobokamana rivuga iki? Iyobokamana rivuga yuko, cyangwa se icyo bita religion, ihamagarira abantu kumenya Imana. Icyo umuntu yakora kugira ngo amenye Imana. Niyo mpamvu kubavuga ngo niba utari umu ADPR ntabwo uzamenya Imana, niba utari umu Adventiste ntabwo uzamenya Imana, bla bla bla, bakavuga byinshi. Nyamara gospel yo ni ijambo rimenyesha abantu Imana. Ni uburyo Imana yegera abantu ngo bayimenye. Mu gihe amadini yo atera abantu urugendo rwo kujya gukora imirimo y'agahayo kugira ngo bemerwe n'Imana. Gospel, ubutumwa bwiza, ni imbaraga y'Imana isanga abantu ngo bayimenye. Ubutumwa bubatura. Mu iyobokamana religion, abantu babaho badafite icyizere cy'ubugingo buhoraho, kuzaba mu ijuru, kuzaba mu isi nshya. Acyakora baharanira kuzabigeraho. Muri gospel umuntu abaho afite icyo twita assurance, afite igihamya, afite icyizere, afite ibyiringiro byo kuzagera aho ngaho. Muri gospel umuntu abari kuvuga ati, ubu noneho turi abana b'Imana, ubu noneho ndi umwana w'Imana, no matter what.
hadashingiye iki n'iki ngiki, ndi umwana w'Imana. Iyo ni gospel, ntabwo ari idini ribitanga. Idini cyangwa se religion, iyobokamana, icyo bita iyobokamana, hari byinshi rikora. Iyobokamana rifite uburyo ribwira abantu yuko kugira bitwe ko ari intungane, the saints, kugira bitwe ko bakiranuka, hari ibyo bagomba gukora. Ugomba kureka inzoga, ugomba kureka ingurube, ugomba kureka bla bla bla, ugomba kweza amategeko y'Imana 10. So ibyo bavuga suka atari byo ntabwo atari byo, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ibyo ngibyo Pawulo abicireho iteka mu gice cya 8 cy'igitabo cy'Abaroma. Uko n'ugukiranuka abantu bihimbira, guheshwa n'amategeko ariko ntikwemerwa n'Imana. Gukiranuka kwemerwa n'Imana nuko nguko Yesu yarabikoze. Mbaho kubwo umuntu aba umukristo kucyo Yesu yakoze. Muri make uyu muntu ugaragaza imico ya gikristo siwe, ni Yesu uri muri we. Ariko ibyo ntibivuze ngo aragenda yice, yibe, asambane, areke kuruka ku isabato kuko ngo Yesu yabikoze. Oya, ahubwo arakira Kristo, uko Kristo wabikoze aze muri we, abikorere muri we. Iyo ni gospel. Muri ibyo bintu bibiri ufite iki? Yesu ari muri wowe, gospel, ubutumwa bwiza bwakugezeho, cyangwa se bita evanjiri, cyangwa ukora iby'idini rivuze kugira ngo witwe umukristo. You are lied. Warabeshye kandi nawe urabeshye. Ntabwo ibyo ngibyo Imana ibyemera. Ibyo ubwirwa ngo bikore witwa umukristo ni kinyoma. Ahubwo ijambo ry'Imana ravuga ngo wacungurwa amaraso y'igiciro cyinshi ya Yesu Kristo, n'umwizera ibyo yakoze bizitwa ibyawe, kandi uzisanga ariko byagenze. Bicyakora Yohana aravuga ngo hari ababeshya bavuga ngo nabana b'Imana ariko batagenda nkuko Kristo yagendaga, abo n'abanyabinyoma. Rwanda rwo hano igice cya 2 uvuga kamuza akwiriye kugenda nkuko nawe yagendaga. Ntabwo ari imbaraga wishakamo ngo ugende ko, ahubwo ni yakuje mitima ugendaho. Witeka tugirire neza. Rero mbihereye kugira ngo twumve icyitwa gospel, ndetse abantu bumve niyo tuvuga amadini ko tutaba turwanya Imana, tuba turwanya ibihimbano by'abantu. Ntabwo tuba turwanya Imana, kuko gahunda y'Imana ntabwo ushobora kuyirwanya, ntibishoboka. Warwanya umuntu ufite Imana ntibishoboka. Ariko idini ryo hari ibyo rikora, cyangwa se hari ibyo amadini akora binyuranye n'ubushake bw'Imana, nubwo avuga ko yigisha Imana. That's why dufite ibyo tugiye kureba hanga. Tujye mbere tugira ibyo tureba. Pope Leo sends message to Putin in first Sunday blessing as he says never again. Papa Leo yohereje ubutumwa Putin ku munsi wa mbere yasomye misa nyine ku cyumweru cya mbere, aravuga ngo ntibizongere kubaho. What never again? Ndagira ngo ubanze utekereze kuri ijambo ryitwa never again. Ni ijambo rikunze gukoreshwa after genocides, habaye za genocide, bavuga ngo kitazongera kubaho, nyuma y'ikintu runaka kibi cyabaye bati ntikizongere kubaho. Ariko ahangaha kwa Putin nawe ari kuvuga never again. What? Hari imvugo rimwe na rimwe zivugwa ariko tukazumva mu buryo zivuzwemo byonyine tudashingiye ku mpamvu ivuzwe. Nimureba impamvu y'izi genocide zabaye mu isi, ari y'Abayahudi, y'abakorewe Abaprotestant nubwo itavugwa cyane mu gihe cy'imyaka y'umwijima, dark ages, yakorewe Abatutsi mu Rwanda n'izindi genocides. Akenshi uzasanga, wenda si zose simbizi, uzasanga ahavuga never again, abavuga never again, the essence cyangwa se umwuka wabateraga gukora ibyo ngibyo utararangiye. Niki bavuze never again? The root, umuzi watumye iyo genocide ibaho, niyo bavuga ngo never again. Abaza amateka mu Rwanda ya Musinga bazanye ubutumwa bwiza bwa Kiza Gatolika mu buryo yabangiye. It's never again. Ntabwo igomba kongera. It's not a genocide. Kuko abazanye iyo ntero ya never again uzasanga ari nabo hakana amayo mateka. None never again what? Ibyo ngibyo. Abakoze genocide yakorewe Abayahudi uzumva bavuga ngo never again. Gute? Never again for what? Ku Buyahudi ubuhakanyi. Hano rero ariko never again. Nababwiye ko intambara y'Uburusiya Ukraine yarangiye bakoze ikitwa conquer, kwigarura orthodoxy y'Uburusiya. Ibyo ni ibintu
abakurikiranye neza babonye kandi bazi. Muri politiki nabwo yenda bifite umumaro wabyo, ariko icyari kigenderewe bwa mbere yari byo ngibyo. Rero hano katwumve icyo yabwiye Putin. Papa Leo XIV didn't waste any time using his inaugural Sunday noon blessing to subtly nudge the Kremlin towards peace hours after Vladimir Putin spoke of talks with Ukraine. Papa Leo wa 14 ntabwo yatakaje igihe cye mu cyumweru cyagaragajeho ko yinjiye mu nshingano nka papa, ahita atanga ubutumwa bw'amahoro kuri Vladimir Putin. Nyuma ko Vladimir nawe yaravuze ijambo rikomeye cyane avuga kuri Ukraine. Addressing the masses from St. Peter's Basilica's Loggia, Papa Leo called for just a lasting peace in Ukraine. Avugira muri misa asomeye muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, yaravuze yahamagariye kuzana amahoro arambye muri Ukraine, an immediate halt to hostilities in Gaza, ndetse bagakemura n'amakimbirane ari muri Gaza, and pushed for the release of captives, hakabaho kurekurwa kw'ingwate zafashwe, and the provision of humanitarian assistance, ndetse no korohereza abatanga ubutabazi muri ibyo byerekezo aho ngaho ni muri Gaza. Mu Burusiya abarusiya batanga amahoro muri Ukraine. For what? Batanga amahoro muri Ukraine, noneho abo muri Gaza no batanga amahoro. Ibi bya Gaza sinigeze kwibabwiraho, nibabwiyeho. Emphatically declared never again war. Yahise avuga ati ntazongere kuba intambara ukundi. Hari indirimbo ya Protestant, niyo mvuza Protestant amadini yose atakiza Gatolika, indirimbo ya kabiri mu gitabo cyo guhimbaza Imana mu gitabo cya Deveni, ivuga ngo ntabwo intambara izashira, nta nubwo amahoro azahora, kereka ibyago n'urupfu byakuwe nande na Yesu. This man has declared that he wants to have the world without war. We yavuze ko ashaka kugira isi idafite intambara. Rero biravuze ngo bagomba kurwanya ikintu cyose gishobora gutera intambara, divisions. Ubundi wiza amateka mu gihe cy'ubugatolika cyangwa Papa bwa mbere muri de Moyen Age, uzasanga yuko hari abami n'ibikomangoma byaziraga kutumvira ubupapa. Uyu munsi bisa naho bitagaragara bitewe nuko ntabwo ari bo bakora mu buryo buri visible bigaragara. Hakora United States, hakora Amerika. Akenshi usanga tuvuga Amerika ariko ntitumenye neza abatuma Amerika ngo ni bande. Nibo bahanira abami n'abategetsi batumvira imirongo iba yashyizweho. Rero ubu ari guhamagarira isi kutongera kubamwo intambara, ariko ubwo hagomba gusora umurongo uvuga ngo hari abantu bashobora kujya mu mwanya ushobora gutuma aboneka amacakubiri n'intambara. Abo nibo kibazo bagomba kuvanwa mu isi. Turaza kureba ngo ni bande. Dukomeze imbere. Yavuze ngo he emphatically declared never again war in what seemed like a direct nod to Russian current military actions. Yasaga nk'ushyira ubutunga gatoki kuri kino gikorwa cya gisirikare cy'Uburusiya, reflecting of the 80th anniversary of World War II conclusion. He echoed Pope Francis' sentiment about the fragmented nature of today's global conflicts, labeling it a third world war in pieces. Uyu agaruka kuri iyi ntambara yagarutse ku myanzuro yagiye ifatwa nyuma y'intambara kabiri y'isi yose, yavuga ko nta yindi ntambara y'isi izongera kubaho, ariko yongera kwimika ku magambo cyangwa se ku ntero yakunze gukoreshwa na Papa Francis asobanura amakimbirane yo muri Ukraine, avuga ko ari third world war, intambara gatatu y'isi yose. Third world war, none first world war yari intambara yo kugira ute, intambara mbere y'isi yose yari intambara yashingiye ku kuvana abayahudi. Intambara ya kabiri yari intambara yari ishingiye ku kurangiza icyitwa URSS cyangwa se Russia, abasoviet. The third world war, no intambara gatatu y'isi igambiriye iki? Ni threat kuri papers. Ni ikibazo gikomeye, ni kibazo gikomeye cyane ku papa. Ku buryo babyita third world war. Protestantism. Ibi ngibi byo bizakomeza kugenda bikomeza nubwo avuga gutya
hari ibigaragaza cyane ko hari izindi nkumbi ziri kugenda zitangizwa mu isi mu buryo bushobora kuza nk'ahari amahoro ariko ikarangira bitabaye amahoro. Ninde wari uzi ko muri cya gihe cy'icyorezo cya covid isi yaba imeze nk'iri mu ntambara ariko ubona ko nta kibazo gihari, bitewe n'uko abari bagambiriye gusa nabitwa bahakaye, ariko isi yari mu ntambara inshuti. Aho kudakingirwa bituma urara udasinziriye kandi wowe ukingiwe. This makes sense? Ingibi nta n'ubwenge burimo, ariko byari ibyo ngibyo n'ibindi bishobora kuza bimeze gutyo. Dukomeza ahangaha. Pope Leo invites the media to stand in solidarity with the Rome and calls for an end to hateful communications. What? Papa Leo yahamagariye ibitangazamakuru kuba hamwe cyangwa se gukorana n'Ubugatolika na Roma, abahamagarira kureka gukomeza gukwirakwiza imvugo z'urwango cyangwa se gukomeza gushyigikira communication iri mu rwango. Ako is hateful communications ubwo ni izihe? Hateful communications in Adventism they know it. Mu Advent ibi barabizi neza kuko hari ibyo bahagaritse byari umwe mu mirongo w'ubutumwa batwaye, ubutumwa bwo muri wa gatatu ubwira abantu kureka kuramya amaso n'ishanyo cyayo kuva muri Babuloni. Bashyize ku ruhande, put aside, kuko banga kwitandukanya n'abantu. Ubutumwa bugomba kubwirwa n'urukundo gusa. We kuvuga ko amadini ari mu buyobe, we kuvuga ko amadini yakoze ikosa, we kuvuga ko amadini yifatanije na Satani, we kuvuga ko amadini atamba abantu y'ibitambo, we kuvuga ABCD. Uvuga ubutumwa bw'urukundo, ariko urukundo rutava ku Mana. Icyo rero nicyo ubupapa buvuga, buhamagarira itangazamakuru gushyira imbaraga kugira ngo bahuze abantu in solidarity, no hateful communications. Katwumve yaje kubyivugira. On May 12th, 2025, Pope Leo XIV welcomed media representatives from around the world to the Vatican. Papa Leo wa 14 ku itariki 10 z'ukwa gatanu 2025 yakiriye abahagarariye ibitangazamakuru baturuka hirya no hino ku isi baje muri Vatican, expressing gratitude for their coverage of recent events in Rome, ndetse abashimira cyane uburyo bagaragaje ibyari birimo kubera i Roma mu minsi ishize. What is these events? Gutorwa papa nicyo kintu cyari kiri kubi Roma bakwavanze bavuzeho cyane ibitangazamakuru byo mu isi. In his address, he called on news organizations, yasabye ibitangazamakuru to stand in solidarity with the mission of the church. Yahamagariye ibitangazamakuru guhagarara mu bumwe muri misiyo Kiliziya Gatolika ifite, urging them to move away from reporting on what he characterized as divisive or hateful content he believes undermines effort toward global unity and harmony. Yongeye kubwira ibintu bitangazamakuru ko bigomba kureka gukomeza gutangaza amakuru arema ibice ndetse n'imvugo z'urwango cyangwa se content cyangwa se ibyo batangaza birimo urwango. Yizera yuko bagomba kuza ku murongo wo gushyira imbaraga kugeza isi iri ibumbiye hamwe cyangwa se ubumwe bw'isi ndetse n'ubworoherane. Ntabwo nzi niba mwita cyane ku buryo uyu munsi media irimo gukora icyo bita censorship, gucecekesha, censorship in all the manners, mu buryo bwose, through politics. Ubundi muri politike mu buryo ijambo ry'Imana ryemera, ubundi washinja kuri leta zimwe za Amerika ziteye, aho umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga kuri leta ye ibyo abona bitagenda neza freely, kabone nubwo yabeshya, kudagira uwo yangi ahotera ngo yice cyangwa se yambura ubuzima, yambura ibi. Free speech. Ushaka kumira ko uyu munsi kihari ku isi? Uyu munsi ibihugu byinshi byashyizeho imirongo uvuga ibihabanye n'ibyo leta ishaka, uyu ngo agomba gucecekeshwa. Kandi uburyo isi cecekesha murabuzi, ni gereza cyangwa se gupfa. Ibyo nibyo byuzuye mu bihugu byinshi byo mu isi. Ariko ibyo bigomba kuva mu buryo bwa politike bukajya no muri media. Izi media organizations, cyangwa se ibigo bifite za media,
bagahagarika gupromotinga abo ngabo ku buryo ngo leta iza guhangana nabo nyuma ahubwo abure n'urubuga bavuga imirongo itagenda neza ya za politiki, ko politiki yo mwisi uyu munsi kugenda ku murongo umwe, aho umuntu agomba ko ariho nta kintu afite kandi yishimye, or nothing but happy, nta kintu ufite wishimye. Abantu b'abanyapolitiki kuko nababwiye ngo hari abakozi b'Imana ifite ku buryo nyutapfa kwitekereza kandi n'abakozi b'Imana biranagoye kubona umuntu w'umunyapolitike ahaguruka akavuga ibintu byo kumucisha umutwe, azi neza kuko nawe ibyo ari gukora ari amabara, avuga ibintu kuki abantu bari guhohoterwa akavuga gutyo, ibihugu nka Amerika bigahaguruka. Ariko nyine hari ikiba kimugurumanamo kitamwemera guceceka, abo bagomba gucecekeshwa bakimwa platforms, urubuga rwo gukoreraho. Abakabiri nabavuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza impamvu umuntu ibintu uyu munsi bisa nkaho biri mixed, bidafite icyo byishe, bidafite ibyo bikijije. There isn't a gospel. Nta butumwa bwiza bugitangwa mu mwuzuro wa. Ubutumwa bwiza nk'ubwo Yesu yigishaga agacyaha bidini agacyana leta. Ubutumwa bwiza nk'ubwo Yohana yigishaga mugene mumbwira iyo ngunzu abuvuga Herode. Uyu munsi abantu baravuga ngo tworoherane. Ntabwo bashobora kuvuga ibi bikorwa na za leta zabo, ntashobora kuvuga ibi bikorwa n'amadini yabo. They just in silence. Basa n'abicecekeye gusa baratuje. Ariko ibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni uvana abantu mu cyitwa icyaha cyose. Rero mu mirongo ya politike rimwe na rimwe bari mu ibyaha. Yego. Ugasanga n'itegeko nshinga ry'igihugu ntabwo bakiryemera kandi ari bo ubwabo barishyizeho. Ariko abantu bavuga ko afite ubutumwa bwiza ntabwo ibyo babicyaha. Oya, baraceceka. Ntabwo bakigisha abantu gukurika ibihe byaha. Ndakubwiye ko icyaha ari gusambana gusa. Ndakubwiye ko icyaha ari gutukana gusa. Ndakubwiye ko icyaha ari ukureka kuruka ku isabato byonyine. Ibyaha biragutse. Niyo umuntu mwimye ibyo yakwiriye guhabwa ruswa ni icyaha. None uyu munsi nta banyapolitike muzi barya ruswa. Ariko abanyamadini ahubwo mbe nabo ngabo n'ababatiza bakinjira mu itorero bakabafasha gupushinga gahunda zayo. This is a gospel. Ruswa ni icyaha, kuki mutayamagana? Icyo mwita ikene wabo ni iki se? Kuza umuntu uburenganzira kugira ngo umwene wanya bubone. Ibisa nk'ibyo ngibyo uyu munsi byararetswe. Nyamara Yohana we yabwiye Herode ngo umugore wundi ufite si uwawe, reka umugore w'abandi. Mwabonye icyamuviriyemo icyakora? Nuko yishwe. Ariko uyu munsi kuko abavuga butumwa bashaka kurama, ntabwo ntekereza ko ubutumwa afite ari ubutumwa bwiza. Never. Oya. Turiho kubw'Imana. Tugomba kuba kubw'Imana. Nimba ishimye ko dutambuka dusinzire. Ariko ubutumwa bwiza budacyaha ibyo bibikorwa na za leta. Ninda kubwira ubutumwa bwiza. Usanga bafite imvugo ivuga ngo kwivanga mu bya politike. Ibyo ntabwo kwivanga mu bya politike kuko ntabwo rajya guhinda imirongo ya politike, ariko uravuga ibikorwa bibikorwa n'abanyapolitike. Nese ko mwanga kubikora za leta zo hari leta rwose zashyize imbere kurwanya ruswa. Ariko ruswa iva aho ikajya no mu itorero. Musome mu gitabo cyitwa wifuza byose mu cyigisho cya mbere ubwoko bwaciweho iteka. Ruswa ikajya no mu nsengero kugira ngo umuntu atorerwe kugera ku mwanya runaka agatanga ruswa n'amarozi. Kugira umuntu abe pastor abe umukuru w'itorero amarozi akavuga ku rusengero. Ikene wabo amoko ibyo bikaza. Ariko mu bantu batwaye ubutumwa bwiza what? No. Rero abantu bose bigisha ibyo bintu cyangwa se abantu bigisha ko ibyo bintu ari ibyaha kuko bitabizana nyine ibice bibiri, ababirwanya n'ababishyigikira bigasa nkaho bagiye guhangana. Ubwo butumwa rero bugomba gucecekeshwa. Ibintu byo bari kuvuga ahangaha, ibyo byo bari kuvuga ahangaha kuko biragutse bigeze ku bintu byinshi. Kuvuga ko amadini yayobye ataruka ku isabato, ubwo kuvangura abantu, ibyo bintu bigomba gucecekeshwa. Abantu bose n'ab'Imana. What? N'ab'Imana gute? Abantu bazab'Imana kuko bihannye bakakira Kristo akabatera gukora ibyo yavuze. Ntabwo ari ab'Imana bari mu byaha. Ariko ibyo bigomba gucecekeshwa. Abantu bagakomeza kugenda mu kigare kimwe kigiye kurimbuka. Muri make ahantu gucecekesha ubutumwa bwa Marika wa gatatu, the third angel messages, nuko bucecekesha. Are you going to be the part of that? Ugiye kuba umwe mu bafatanyabikorwa b'ibingibi? I don't know.
Tukomeze twumve. Papa Leo wa 14 is asserting his influence over the global media narratives, advocating for a unified message that aligns with his vision of a spiritually and politically united world. Uyu Papa Leo wa 14 ari gushishikariza ibinyamakuru bikomeye cyane mu isi kugira ngo bihurire hamwe mu butumwa bumwe gusa bushyira mu cyerekezo kimwe iyobokamana na politike. Niyo ntumbera yafite, iyobokamana rimwe na politike imwe, abantu bose avuga rumwe ariko wayi mirongo itandukanye ya politike. Niyo mpamvu ubona abanyapolitike bate kumva kimwe n'abandi imirongo ya politike agomba kuba vana ku murongo. In his address, his call to end the spread of hate and confusion is a part of broader effort to suppress disaster and curtail free and independent communications. Under the guise of promoting peace, the Pope's appeal effectively is pressuring media outlets to make sure that their reporting will unite people, build bridges, and be in harmony with the Vatican's positions. Muri make ibitangazamakuru byo mu isi yose guhamagarwa umuhamagaro wa Papa Leo, biranagona cyane gutandukanya Papa Francis kuko ni intumbero nimwe, aho abantu bose bagomba kujya ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika. Bumva ibintu kimwe, bagende kimwe, abanyapolitike bakore kimwe n'abanyamadini bakore kimwe. Muri make nta kibi kiriho. I will not be there. Hanyuma hari ikindi hangaha kinyamakuru cyitwa Reuters ku itariki 9 z'ukwa gatanu 2025 saa 5:49 za mu gitondo baranditse ngo New York Cardinal Dolan says new Pope will seek to build bridges with Trump. Kardinali wa New York witwa Dolan yaravuze ngo papa mushya azashaka uburyo yakubaka ibiraro bihuza will seek to build bridges, azubaka ibiraro bimuhuza na Trump cyangwa se bimuhuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make agiye gushyiraho uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwo Gatolika bakorana cyane. This is a fulfillment of Revelation chapter 13. Mu gihe chapter 14 iri kugwanyirizwa muri ziriya censorship, muri baryo bwo gucecekesha abantu barwanya igice cya 14, igice cya 13 kigiye gukuruzuzwa muri buno buryo kubaka ibiraro bihuza Catholicism and Protestantism. Ugatolika no Protestant ugahuriza hamwe. Ubundi ibyo bintu zari inzira ebyiri zihabanye byihabyo. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabayeho. Mubizi mateka se. Usanga ariko rimwe na rimwe n'abantu baba mu isi bataza amateka badashaka no kuyamenya. Kumva ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, just Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikarangira aho ngaho. Oya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriho kubw'impamvu. N'umusaruro Protestant, n'umusaruro gw'akanu Gatolika, aho abantu babonye ko no gutura mu Burayi bidashoboka. Ahari amategeko akiza Gatolika ngubeyo byakunda. Bajya gushinga leta yabo. Ariko uyu munsi that Protestants they want to come back in Roman Empire. Bajagaruka muri empire ya Roma, mu butegetsi bwa Roma. Muri make n'ubunaki bakibabonaho. So nta Protestant bukiriho. Nicyo gisobanura kandi koko baranabuhambye. Kuko uwiza amateka ibintu yahita byumva, nta nubwo bisaba byandi byitwa ngiyobokamana ryinshi oya. Niyo wakiga amateka gusa mu ishuri just history birumvikana. Kuko icyabayo cyo gutuma habaho ugutandukana kugatolika no Protestant nikise ni mirongo y'imyizerere, kandi iyo mirongo y'imyizerere ntago kiza Gatolika yigeze ihinduka. Ivuga ko itigeze iyo bakari nagishobora no kuyobya. None kitigeze ihinduka, ibyatumye aba ancestors abakurambere baba Protestant b'Abanyamerika bitandukanye kiza Gatolika uyu munsi bikaba bigihari. Bigenze gute kugira ngo uyu munsi b'Abanyamerika be bakwihuza na Kiliziya Gatolika? Ngo habayeho nyine kudeviya inzira. Ubwo ntabwo bakira Protestant, true Protestantism ntabwo igihari. Nicyo gisobanura ubundi. Ntabwo ntekereza ko ibingi wari kubibwira abashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi mu 1980 ngo ibintu babyumva. 1998 Preto. Ntabwo ibintu babyumva.
ariko uyu munsi abantu bari kubyumva kandi bari kubyakira ndetse nta n'ikibi kirimo. Capitalism and socialism they cannot be together. Ntago zaba hamwe rwose, ni ibintu bidashoboka. Bibaho gusa kimwe ari uko cyemeye korohera ikindi, kandi socialism never fail. Ntago socialism igera itsindwa ngo yemere kujya hasi. Capitalism will. Rero birumvikana kangaha ni ukuzuza ibyesho 13 aho inyamaswa yavuye mu gitaka igomba gukora inyamaswa yavuye mu nyanja, kandi gataba ari mwisi kuyoboka iriya nyamaswa. Ushobora kuba uyu munsi utarimo kubibona mu bihugu bimwe na bimwe, ariko byaratangiye. Nabwiye yuko uyu munsi ubu protestant bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se protestantism ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yakomeje guhagarara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kuba igihangaye yajyanye imitegekere yayo mu isi, hari ibihugu byinshi yagiye ijyamo igashingamo za imirongo yabo icyitwa republics cyangwa se uburyo bwa republika. Akenshi buzana amatwara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi murabizi neza ko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose niko byagenze. Ubu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose niho mu isi hahise hakorwa impinduka zikomeye cyane mu byitwa imitegekere isanzweho. Kandi muzacunge ahenshi byabaye, si hose ariko ahenshi byabaye ni mu bihugu n'ubundi byo bisanzwe bidafite ugaturika. Ahenshi inkubiri yabaye bakashyirayo icyitwa republic, ntabwo gaturika bwari buriyo. Unzimba mu byo mubisi. Ari asanzwe gaturika ntabwo bigeze bakora change. Ni ibihugu bike cyane babona byakoze impinduka. Mu Budage sabaye perezida. Ushaka kumbwira ati perezida bayo. Muri Espagne so habayo perezida. Bagira igihe cy'amatora cyo guhindura. Mu Bwongereza se bibayo. No. Ariko mu Faransa bibayo bitewe nuko nyine nubwo hata bitatewe n'intambara kabiri isi yose. Revolution française yagomba kubikora. Ibyo ni ikindi. Rero urumva ko ni uburyo bukomeye cyane bwashyizwe mu bihugu, ariko bari babikoze babizi neza ko bajye gucenganyisha abantu mu ntekerezo. Republika imwe ikagivaho akazi indi bayishyiraho ibyayo iri imbora byari bibanje izikimika ibyayo ibitekerezo byayo indi kazi kabiri bata, kugeza ubwo abantu bacanganyikirwa mu ntekerezo kugira ngo bazongeye kwibuka bya bindi bya mbere bigorane. Ni ikibundi republics zimaze. Ndabizi neza ko abantu benshi bakunda za republika, icyo bita ngo democracy, abenshi nibyo bakunda, ariko muzarebe neza nta cyiza zizana. Acyo nibyo ubona ko ari byiza iyo nyine iyo republika yari ifite ibyiza ihindutse abari bayoboye muri icyo gihe bavuyeho bakaza abandi barabisenya bikarangira n'ubundi byandi bibaye nyine ibintu by'akavuyo gusa. Ubu niwe wari umugambi, ariko biragoranye cyane kugira ngo abayobowe mu buryo bwa cyami usange baravuye ku murongo wabo, biragorana cyane, ni gake cyane bibaho, ndetse akenshi bikunze guterwa na za revolution. Usibye ko n'ubundi izo republics kujya ziba byatewe na revolution. Muri ntambara kabiri isi yose nicyo yari igambiriye, kwimakaza socialism mu bundi buryo butandukanye bwari busanzweho mbere. Rero mu gihe tuzi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kugera igihe ifatana n'ubwaturika n'ibindi bihugu byose byakozwemo izo mpinduka, nuko kandi bimwe byageze kure cyane aho byarangije kwivanga mu by'iyobokamana. Usanga leta igenzura iyobokamana totally ngari n'amadini akabyemera. Biratangaje, biba bitangaje cyane. Kandi ugasanga amadini asoma Matayo ngo mureke ibya Kaisari muri Kaisari n'iby'Imana mu Imana. What? Bagakomeza kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Byarangije kugupfa ugakomeza kuvuga ibyo bintu urabivugira. The best had a seat. Nyamaswa yabonye intebe mu by'Imana. Warangiza ukavuga ngo ibya Kaisari muri Kaisari iby'Imana mu Imana gute? Yicara mu sengera kerekana ko ari Imana. Ibyo rero ni ibyo byaranuye ko bizabaho, kandi nibyo ikomeje kuba. Urasanga iyi mubiri igomba kuba mu isi ku buryo bukomeye, ndetse uzanyuranya nayo azicwa. Usibye no gufunga no kwicwa azicwa. Uzanyuranya n'imirongo izashyirwaho na za leta mu by'iyobokamana. Uyu nguyu azaba ari umwanzi wa leta, ari n'umwanzi wayo madini yabyemeye. Niyo mpamvu madini agomba kubanza ahuriza hamwe n'imyaka bane batandukanye mu myigishirize bakumva ibintu kimwe. Ubwo rero leta zigomba kuza guhita ziyobora, zigahabwa intebe zigategeka, cyangwa se amadini agahabwa ububasha bwa leta kugira ngo abatayumviye bahanwe. Ry'iyobokamana muri make ni ukurwanya gospel n'ubutumwa bwiza. Rero aha
ni ikintu gikomeye cyane, ni impuruza, ni ikimenyetso kigaragaza ko turi kusatira igihe gikomeye cyane cyavuzwe mu byanditswe byera. Ndagira ngo mwumve amagambo y'uwo kardinali ibyo yavuze, yanditse aha ngaha ruhande rw'ibumoso. New York Cardinal Timothy Doran said on Friday he thought the new US Pontiff Pope Leo, avuze ngo atekereza ko Papa mushya Leo wo muri Leta Zunze za Amerika will seek to build bridges with all world leaders, azubaka ibiraro bimuhuza n'abandi bayobozi bose bisi, including US President Donald Trump, harimo na Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump. Yes, he will. Will he want to build bridges with Donald Trump? Bese azubaka ikiraro kimuhuza na ibiraro bimuhuza na Donald Trump? I suppose, niko mbikeka. But he will want to build bridges with the leader of every nation. Ariko azanashaka kubaka ibiraro bimuhuza n'abandi bayobozi ba buri gihugu. Doran told reporters in his first public comments since the election of Leo. Niyo magambo atangajwe na Doran kuva haba amatora ya Leo. We ashimangiye cyane yuko uyu mupapa aza kwishoka byose agashyiraho uburyo bumpuza na buri mutegetsi wese wo mwisi. Yes. Ubundi Gatolika ikora mu buryo bwinshi, binyuze mu mfashanyo, gusaba imbabazi abo bahemukiye. Ubundi kiza Gatolika isaba imbabazi, ntabwo isaba imbabazi kugira ngo mukunde muyibabarire, kuko mutanayibabariye nta kintu yaba, ahubwo ni kugira ngo mwebwe mugendeyo, mwumve ko muri abana mu rugo. Just that. Akindi nese muzi ko kiza Gatolika yibeshye, ni ihame ryawe ravuga ko itibeshye. Isaba imbabazi sinone yibeshye? No, ntabwo ari imbabazi, not forgiveness. Ntabwo imbabazi bisabye, abisaba imbabazi kuko ari benshi yahemukiye mu isi ngo dusaba imbabazi za Protestant, dusaba imbabazi. Ntabwo isaba imbabazi nko kumva ko yakosheje, wakongera kuyiha amahirwe yo gukora ibyo yakoze n'undi yakongera ikabikora. Biranditse mu gitabo cyitwa Great Controversy, igitabo cy'intambara ikomeye mu mateka y'ibyawe mu gihe cy'aba Protestant, ngo wayiha uburyo ibyo yakoze kirya gihe n'undi yabikora, kuko ntabwo ari ikibazo, ubabona atari icyaha bakoze. Abanga Protestant miliyoni 50 barapfuye, badapfa kuko ntiyibeshya, byari ngombwa ubwo ko bapfa, barabahakanye nyine. N'ubundi wayiha uburenganzira n'ubushobozi n'uburyo yabikora kandi izabikora. Rero mu buryo gushaka kwihuza nabo inyura mu nzira nyinshi, kandi niyo ngiye irimo nyine yo gusaba by'inyuma imbabazi, gasaba imbabazi. Reka twumve amagambo make yanditse ngaha tugana ku musozo ku izina rya Papa Leo. Ikinyamakuru cyitwa BBC News gahuza kwa 11 ukwa gatanu na 25. Ni igiki kiri inyuma y'izina rya Papa mushasha yahisemwo Leo? Mu myaka itari mike abapapa bagiye bayitamwo amazina yabo baba basubiriye ubwo nyene, canke bakera mu ntumbero yo kwerekana icubahiro canke kubashima, kugira ngo berekane icifuzo cyo kubakorera mu ngata no kubandanyira ryabo mu bikorwa vyabo by'ubupapa. Arubwo yitaga amazina yabo nyine, Papa mushya agita izina ry'uwasimbuye akongeraho umubare gusa. Nk'akarorero, Papa Francisco yavuze ko izina ryiwe ritera iteka Francisco Mweranda wa Assisi, cyangwa se w'Assisi, Francisco d'Assisi, kandi ko yafatiye akarorero ku mugenzi wiwe w'umunyebrazil Cardinal Claudio Umas. Papa wa nyuma yahisemo izina Leo ni Papa Leo wa 13. Yari umutaliyano yitwa Vincenzo Gioacchino Pesci. Igihe yabatizwa yatowe mu 1878 nk'ugira 156. Yarafashe iyi ntebe y'ubwami ya Petero Mweranda. It's not true. Nagarukuri nabo Petero igeze umwami, akaba yabaye umwungere wa Ecclesia Gatolika gushika apfuye mu 1903. Uyu Papa Leo wa 13 yibukwa nka papa yitangiye cyane politike z'imibano hamwe no kurwanira ubutungane mu kibano, bunyine mu buryo bwo kubana. Azwi cyane ku ibaruwa rya papa yarungikiye abepiskopi ba Ecclesia, yari yizwi nka Rerum Novarum. Iyi ni inscription ya Papa Leo 13 mu ijambo ry'ikilatini risobanura ngo ibintu bishasha. Iri baruwa ryarimo ibintu nk'uburenganzira bw'abakozi n'ubutungane ku kibano. Uyu Papa Leo avuga ko mu guhitamo rero iri zina yarashingiye cyane kuri Leo wa 13, cyane kuri Leo wa 13,
wasohoye rwandiko rwitwa Rerum Novarum. Rerum Novarum byane kwibaza ngo Rerum Novarum mu bundi niki? Byane kwibaza cyane Rerum Novarum icyo yaba isobanura, na cyane ko nyine akenshi twe ntabwo tuba tuzi iyo biva niyo bijya. Usanga rimwe na rimwe n'ibyo byarabayeho kera cyane tutarabaho, si byose. Rerum Novarum niki? Nashakishije mu bantu bagerageje kuyivugaho, nsanga aho abangaba bitwa studyallday.com banditse kuri Rerum Novarum icyo bita summary cyangwa se inshamake. Babanje gusobanura uyu Papa Leo wa 13 ari we, bagaruka kuri summary ya Rerum Novarum. Bavuze ko igabanye mu byiciro byera kuri 5 by'ingenzi birimo capitalism na socialism, bagaragaza buryo nyine izo ngingo ebyiri ziri muri world hagomba kuboneka umurongo umwe. Reka turebe hepfo gato abivuga, bagerageze gushyira key lessons from Rerum Novarum, ibyigwa cyangwa se amasomo y'ingenzi aturuka muri Rerum Novarum, niyo turibandaho cyane turaza kumvamo byo hejuru. Ingingo ya mbere yari ngo human work must be valued and respected. Umurimo wa muntu ugomba guhabwa agaciro kandi ukubahwa. Yes. Mbese mubizi neza ko Francis uyu nguyu utambutse n'ubundi yavugaga yuko isi igomba kongera gutekereza cyane ku mahame y'umurimo n'abakozi. Ari naho yavuze ko bagomba gutanga ikiruhuko cy'icyumweru, Sunday rest for all workers. Bamwe arabitangiye mu cyitwa ka free days. Hepfo kabiri baravuze ngo the role of the state in protecting workers' rights. Hagomba kuboneka umurimo wa leta cyangwa se urare rwa leta mu kurinda uburenganzira bw'abakozi. Gatatu, the importance of solidarity between social classes. Umumaro w'ubwubana cyangwa se ubworoherane hagati y'amakipe cyangwa se amatsinda y'abantu, social classes. Muri society nyine abantu bakubahana bakagirana ubumwe. So what is social classes today? Iyo tuvuze social classes uyu munsi twumva iki? Yes, ushobora kuvuga ati ndikumva mirongo amakipe ya politike, ndikumvamo abakire n'abakene, ariko utibagirwa iyobokamana ugomba kubona iki cyitwa solidarity, ubwubahane. Kane, the defense of private property. Uburyo bwo kurinda umutungo bwite w'umuntu. Abakozi bafite uburenganzira bwo kugira umutungo wabo bwite. Ahangaha rero ushobora kutabyumva neza. Uyu munsi baravuga ngo you will own nothing but you will be happy. Nta kintu umuntu afite uyu munsi mu bihugu byinshi, nta kintu bwite umuntu aba afite, n'ubutaka bari kode n'ibyugura byose usanga bitari ibyabo. Ariko bavuga ngo bagomba kurinda ko umuntu agira private property. What is the private property to workers? Niwe mutungo bwite w'umuntu ugomba kurindwa. Shyiramo question mark hepfo tutaza kubyumva. Ingingo gatanu ni the need for balance between individual freedom and the common good. Hagomba kuba kugereranya icyitwa uburenganzira bw'umuntu ndetse n'ikiza rusange. Aho nyine uburenganzira bwawe butagomba gutuma ubangamira abandi. Baravuze ngo the Pope argues that individual freedom must not be used to harm the common good. Ntabwo ubwisanzwe bwawe cyangwa se uburenganzira bwawe bugomba kuba kwangiriza ikiza rusange. And the society must strike a balance between these two important values. Hagomba gushyirwaho amahame agenga kutagomba kubangamira nyine niba ufite uburenganzira bwawe we kubangamira ikiza rusange. Ntabwo uburenganzira bw'abandi ni ikiza rusange. Uburenganzira bw'abandi ni nyine n'undi muntu ku giti cye, ntabwo ari ibyo ngibyo. Hari undi murongo uri common washyizweho nubwo kanaka yaba atawushaka wenda cyangwa se muhuje. Ubundi byagumye ngo uburenganzira bwawe burangira bwa mugenzi wawe butangira. Ni ibyo bintu basobanuza iyo ngingo, ariko ntabwo ari ibyo babipfuye. Ari ibyo ngibyo byabivuze yuko nyine my freedom cyangwa se my right aho zirangira cyangwa se amahema ya uburenganzira bwanjye aho burangirira ari ubwa butangirira, birumvikana. Ariko ntabwo ari iki, ahubwo hari umurongo rusange washyizweho. Icyitwa ikiza rusange utagomba kwangamira ni icyo ngicyo, si uwo muntu. Ahubwo ni icyo abantu bamwe batekereza bashyira imbere yawe, imbere yanyu. Rero kugira ngo bigaragare ko utabangamiye abandi, si uko utarabangamira ntuza, ahubwo utarabangamira wa murongo washyizweho, the common good. Gatandatu, the importance of education for human development.
akamaro k'uburezi mu iterambere rya muntu. Wait, ku muri 1903 renda duhera ngaho ari naho yatabarutse yaba se yapfuye. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi tubona uburezi bugira agaciro cyangwa butakaza agaciro. Bitekerezeho utarebeye kuri kana birebe neza. Uburezi bugira agaciro butakaza agaciro kuko wenda nk'ibihugu bya Afurika byo birumvikana nta usanga kenshi hano uburezi tujya ko tugenda muri mu mwambaro wa gikoroni, ugasanga umwana ajya mu ishuri amaze imyaka yiga ngo ururimi rw'abandi kubera nyine ko turi under them, turi munsi yabo, ugasanga umuntu yiga igifaransa. Hako bara ntago ari uburezi kwiga ururimi rw'abandi se. Umuntu yiga kugira kore, sibyo? Uriga kugira ngo ukore aho wigiye wakoze nicyo ushoboye gukora. Usigabona umuntu arangiza kwiga ukomeza uzi gukora iki ntacyo, none yizi. Ariko ngo ndumva kuvuga akamaro k'uburezi mu iterambere. Mwiziga intambara ikomeye page na 12 niba ntibeshye, kagaragaza umumaro w'uburezi kwa Jesuite to remove out Protestantism in their heads, in the minds of the kids of Protestants, kuvana mu mitwe y'abana ba Protestant u Protestant. Uwo niwo murimo wa mbere w'ingenzi wa education. Byanditse muri icyo gitabo cyitwa the Great Controversy, intambara ikomeye. Karindwi, the need for safe and healthy working conditions. Hagomba kubaho nyine uburyo bwo kurinda abakozi igihe bari mu kazi, mu buzima, kurinda ubuzima bwabo birumvikana. The critic of an unbridled economic liberalism. Leo wa 13 avuga ko abantu nyine ku bukungu bwabo hagomba gushyirwaho imirongo ituma hatabaho kubogama. Nyine umuntu akafite uburyo agenzura umutungo yapana kuzana ngo habe isoko rusange ng'abantu bagende isoko riri free, abantu bagende bagura ariko badafite uburyo bagenzura umutungo wabo, economy yabo. Icyo yise ngo to promote social justice. Icyenda, the importance of human dignity and solidarity of the fight against poverty. Umumaro ubudangarwa bwa muntu ndetse n'ubufatanye mu guhangana n'ubukene. Ayo byari byitwa ngo tuzamurane, dukorane, yana amatsinda yo kwiteza imbere. Icumi, the defense of family as the basis of society. Kurinda umuryango. Biratangaje no varumu rero umuntu varumu ndagatangaza. Kurinda umuryango nk'ishingiro rya society. Ariko reka mbabaza, kuva iki gihe umuryango urarinzwe, aho dufite n'abatinganyi, imiryango y'abatinganyi. So there isn't a defense. Nta defense mbona. Ariko ni kimwe mu bintu byagomba kurebwaho cyane. Niba mubona ko mu bintu bijyanye n'amategeko y'imiryango harimo feminism, kuzamura cyane icyo gahunda ya feminism n'ubundi ituruka kuri Satani. Harimo kurwanya. Iyo mvuze feminism ntabwo vuga ko abagore badakwiriye kugira ijambo, munyumve neza. Oya, abagore bakwiriye kugira ijambo. Aho so ninde wari bambuye. Umuryango ni Imana yabambuye ijambo. Kuryo umunsi Satani agiye gusubiza abagore ijambo. We n'ubundi Satani wambuye ijambo. None n'uburyo bizamo n'uburyo Satani nawe yishiriye. Si uburyo bw'Imana. Kuvuga ngo umugabo n'umugore bararinganiye ntabwo ari byo. Ntabwo bibiri ibyemera. Umugabo n'umutwe w'urugo, umugore n'umutima, niko Imana biremeye. Ariko isi igomba kupushinga ku buryo ngo bareshya mu rugo. Ibi ubyumvisha vuga ko sino n'ubundi batanije urugo ukawana shyiraho emotion kumva kuko nibyo. Ariko impamvu twita tuyiha ubwo buremere n'uburyo Satani yamaze igihe kirekire cyane akandamiza abagore, ntabwo ari Imana yabiteye. Futi oya. Nubaza Eva ngo mbese kucyo rutaresha umugabo wawe byari bikubabaje azabwa ngo ntabyo bimbabaje. Nubaza Sarai cyangwa se Sara kwa Aburahamu ntabwo azavuga ko yarababaye. Ariko byageze igihe abagore bakandamizwa, ariko bikozwe na Satani azi kujyaza ajya kubazamura azakora amabara. Nibyo ari gukora rero uyu munsi. 11, the critic of materialism and the unbridled pursuit of profit. Baba yavuze ko abantu nyine bakwiriye kuba abantu bakwiriye kurwanya cyitwa materialism. Umuntu akumva ko ngo bese utuntu twe n'utwe gusa ntabwo yafasha abandi bantu, umuntu akwiriye gufasha abandi. It is the sense of socialism. This paragraph is the essence of socialism. Ariko ushobora kubyumva ko ari byo abantu banyamwigendaho
abantu bakwiriye gufashanya. Hepfo gato, the need of fair labor registration, avuze ko nyine agomba kubaho uburyo bwo kwandika imirimo kugira ngo abantu babashe kugira uburenganzira bwabo mu kazi. Niyo mpamvu uyu munsi niba ufungiye business ugomba kuyandikisha rimwe kugira nyine babone imisoro n'ibindi, ariko kabiri kugira ngo nabo ukoresha mu gihe havutse ikibazo babona aho bajya kubariza. Mbese urumva atari byiza? Ushobora kumva ari byiza kandi koko mu buryo bumwe na bumwe bari byiza. Hepfo gato, the critic of exaggerated individualism, uburyo Papa Leo wa 13 yazanye muri Rerum Novarum harimo kureba neza ibyitwa individualism, kumva ko umuntu nyine ari agomba kubaho nkawe, akagenda nkawe, ariko ngo ntago bigomba kuba ari ibintu byagutse cyane ku buryo umuntu nyine agenda muri uwo murongo kugira ngo ataza kwangiza society. Agomba kumva ko nabandi bakwiriye kubaho. Needs of other members of the community, ariyo mpamvu mu gihe umuturanyi wawe ari byiza kugira abeho mu murima wawe hanyujijwe umuhanda nta kibazo. Common God. 15 ari nayo ingingo ya nyuma, the need for a holistic approach to the social issue. The Pope argues that the social question must be approached holistically. Ikibazo cy'urusage kigomba kwitabwaho cyane, considering the economic, harimo ubukungu, politike, social, culture and spiritual dimensions, ndetse n'uburyo bw'iyobokamana bigomba kwitabwaho, and that the solution to social problems require an integrated approach. Igisubizo gitanzwe rero kigomba kwakirwa n'abantu. Nimba hari ikibazo mu iyobokamana, muri make hari abatubuzi mu iyobokamana, leta mubyinje mu vuba vuba murwanye abatubuzi, kandi igisubizo mutanze abantu bacyakire na yombi. Rerum Novarum, musuri website namwe mubyisomere. Iyo ni Rerum Novarum. Shuti, urumva ko niyo essence ya Papa Leo, ariko kandi biratangaje. Reka dusoze dusoma kino gihamya. Gihamya kiravuga ngo kubw'itegeko rihatira abantu mu mabwiriza y'ubupapa anyuranye n'itegeko ry'Imana, leta z'ubumwe za Amerika izitandukanya burundu no gukiranuka n'izindi leta nuko. Igihe Protestant muzarambura ikiganza cyabwo hejuru y'umworera ngo ufatane mu biganza n'ubutware bw'i Roma n'imyuka. Igihe leta z'ubumwe za Amerika kubw'imbaraga y'amasezerano y'iyo nyabutatu zizaba zamaze kwanga buri hame ryose ryo mu itegeko nshinga ryayo nk'ubutegetsi bwa Protestant n'ubwa Republika. Igihe bazaba basigaye bari gukwirakwiza amafuti n'ibinyoma by'ubupapa, ubwo nibwo tuzasobanukirwa ko igihe kizaba kigeze cyo gukora gutangaje kwa Satani, kandi kerezo riri bugufi. Imana ishaka ko uko kuri gushinzwe mu kugerageza abantu kwerekanwa neza, kugasuzumwa kandi kukagibwaho impaka nubwo baba bagutesha agaciro. Intekerezo z'abantu zigomba gukangurwa. Imana iziyambaza impaka zose, gucyaha kose, kubeshyerwa kose, kugira ngo ikangure mu bantu umwuka wo gucukumbura no gukangura abatari kuzigera bava mu bitotsi yo bitaba bityo. Burya impaka muri iyi minsi nuko nazi kuzamuka n'ubushake bw'Imana. Ngize impaka n'ubushake bw'Imana. Igishushanyo cy'inyamaswa cyararemwe n'ikiraremwe bla kugira ngo abantu bakanguke bagire ibyo babone neza ko n'ubundi usibye n'ibyo bategereje n'ibiriho uyu munsi atari byiza. Bave mu bibi rero, bave mu iroro ry'ibibi, bakire Kristo. Witeka tugirire neza kandi adufashe mu kino gihe gikomeye mu izina rya Yesu. Data twese Imana ijya neza, wakoze kuturinda no kudufasha. Udekwa mu mwanya wawe mu izina rya Yesu. Amen.